Mwiriwe. Mwasubije nanjye mwiriwe. Reka dusome Bibiliya, dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Ni ngira ngo sinzi niba baratanawushize kuri posta bakoze batwoherereje, nuko tugiye kuganira rino jambo mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 13. Twagezeyo cyangwa nta Bibiliya mwazanye? Ushobora kubabwira ngo twagezeyo kandi mwebwe ntayo mufite. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 13. Haranditse ngo, kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha, dusubiremo kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha. Kubera ko icyongereza tutakizi twese, reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ntibigiye guhinduka, ariko ikinyarwanda kigiye guhinduka. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo, niyo twahemuka we ahora ari indahemuka, kuko atabasha kwica isezerano. Iki kinyarwanda sicyo cyiza? Nicyo cyiza? Hase muranziza iki? Mwavuze kweri? Bamwe tuziranye muranziza iki kweri? Muze kunjisha nyuma basi. Yesu ashimwe cyane. Abinyuma mwasubije koko, Yesu ashimwe. Abavuga ubutumwa mu Rwanda nibaza ko Yesu azaduhemba kuruta abahandi. Kubera iki? Tubwiriza abanyarwanda bagoye. Iyo bafashijwe ntibakubikwereka, iyo babigaye ntibabikwereka, iyo buzuye ntibabikwereka, niyo batuzuye bamera kwa kundi. Nigeria yaraje arangije avuga ngo asiki mari kumukina Nigeria ngo sinzagaruka mu Rwanda. Ubwo ngiye mbishize ndabitraduije ati sinzagaruka mu Rwanda. Kubera iki? Abanyarwanda muragoye gusa. Natwe nitubamenyera turi abanyarwanda ubwo sabandi. Ariko mwagerageje. Haleluya. Dukoresha iki kinyarwanda kiraryoshye n'ukuri. Niyo twebwe twahemuka we ahora ari indahemuka. Kubera iki? Kuko atabasha kwica isezerano. Ikinyarwanda iki ngiki cyakoreshejwe muri Bibiliya yera, ku batabizi ni ikinyarwanda cyiza. Yego, iyi Bibiliya ni King James, nibyo abayitraduje cyangwa Louisego, ariko bakoresheje ikinyarwanda cya kera kigoyemo ndetse cy'urukiga. Ariko ndashimira yaba Ligue n'umuryango basoma Bibiliya mu Rwanda bagerageje kudukorera indi Bibiliya nibura ifite ikinyarwanda cy'iki gihe gishobora kumvikana. Imana ishimwe cyane. Murongeye kandi burani nindangiza muravuga atari ko nkuri abamukuye ari mwebwe mwabinteye. Yesu ashimwe cyane. Muri kwigira ibice ariko Yesu ashimwe. Ari umusore wakijijwe ari umukonyine, ibyo sintinya kubivuga ntacyo bitwaye. Akizwe yaragoranaga cyane, yari umuntu ugorana. Maze gukizwa aravuga ati nzabijyamo mbigiyemo. Nuko atera haleluya, yari ku ishuri ati haleluya, nyine bigira nkuko kwanyu. Arongera ati haleluya, bigira nkuko kwanyu. Arangira ati haleluya sikiwe. Kristo baravuga ati amen ada. Ni byiza ko tuza kugeraho. Niyo twebwe twahemuka we ahora ari indahemuka. Kubera iki? Kuko atabasha kwica isezerano rye. Imana ishimwe cyane. Mu minota mike rwose ndashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa ubudahemuka bw'Imana. Imana yacu ni indahemuka. Iyo tuza gukoresha Bibiliya yera twari kuvuga ngo Imana niyo kwizerwa. Hakaba hajemo ijambo kwizera. Kwizera muri Bibiliya abakatolika babigize kwemera. Biraremereye ku buryo kwizera ni ijambo rigora kubonera ubusesenguzi. Ariko ubudahemuka nibaza ko byoroshye kuruta. Amen. Amen. Imana yacu ni Imana idahemuka. Nshuti zanjye, kuba Imana idahemuka ntabwo ari indangagaciro y'Imana. Urabona hari ikinyarwanda cyavumbuwe muri Bibiliya yera ntibirimo, muri Bibiliya ijambo ry'Imana ntibirimo, muri Bibiliya ntagatifu ntibirimo, muri King James ntibirimo. Ni ijambo ryahimbwe gusa by'ubu ryitwa indangagaciro. Mumbabarire niba ari no kuba umuheza nguni ndamaze ntiwizere nkanjye.
iryo jambo ntabwo riri biblique kuri njye. Iryo jambo ni iryacu gusa. Kubera iki? Burya indangagaciro iyo urebye abize sociology ni ibintu bijyana n'umuco. Turi kujyana? Niyo mpamvu itorero ry'igihugu ryahagurutse ngo ryongere rigarure indangagaciro za Kinyarwanda. Ni ukuvuga ko ari indangagaciro za Gikongomani. Uziza arizo za Gikongomani, iyo ashonje ukamaza ngo abari zasubuye papa, aragusubiza ati abari za wapi nyanjala tu. Kubera ko indangagaciro zabo ntibahisha inzara. Ariko izi wacu ziravuga ngo imfura ishenjagira ishira. Ubwo ibyiza ni ibihe? Ni munsubize di? Of course ni ibyacu kuko turi hano. Ariko ku bakongomani babona mwuzuye abadayimoni bo kubeshya. Gute uvuga ngo ni byiza kandi ushonje? Turi kujyana? Umunyarwanda ni twebwe twihariye nibaza ku isi kuririsha ijisho rimwe kandi wapfushije. Ukaba wapfushije kurira bigahinduka ipfunwe kandi wapfushije. Mu Bugande suko no barira bavuga ngo anafude yareba ku ruhande agatamira inyamati yapfuye ariko ari mararya. Kandi nawe waje kumusura ukazana imbokoboko gusa, uri umuntu mubi ku buryo utaza agaciro k'umuntu. Ifo kuza wikoreye. Natangajwe ko no muri Amerika ari uko iyo baje gusura wapfushije nibura umwazana gato undi agateka inyama bakaza kutuyagira. Naho abanyarwanda wariye yapfushije ntagira umutima niyo yabashonje. Ubwo indangagaciro nziza ni izihe di? Indangagaciro rero ni ijambo rishingira ku muco. Imana suko iteye. Ubudahemuka si indangagaciro, ubudahemuka ni kamere yayo. Amen. Kandi indangagaciro na n'ubu turacyadiskita. Uzarebe tugeze ku myambarire, abakunze kwambara ubusa baravuga ati basogokuruza bambaraga ubusa buri yaba natwe. Ubwo tukadiskita tukajya impaka z'indangagaciro. Imana kudahemuka si ibyo yitoje, si umuco yakuye ahantu. Oya ni kwiteye. Iteye ite? Urabona bazatwigishe guhumeka ntibibaho. Ninde waraza kutwigisha ngo kugira ngo ube umuntu mwiza ujye uhumeka? Ibyo byari byabaho? Kubera iki? Nuko ari byo bigize umuntu. Niba uriho nyine urahumeka. Yego? Kandi niba udahumeka nanone ugize gute? Urapfuye. Imana ntifite ukwigira, ni nkuko nanjye mumpeka. Niyo naba mzanga sinshobora kubireka. Turajyana inshuti zanjye. Oh hallelujah. Hallelujah. Niyo guhumeka bizanderanje. Numva yaba Imana yaraturemye tukabaho tudahumeka. Niyo nabizanga sinshobora kubireka. Ni Imana nuko iteye. Kuba indahemuka niko iteye, si umuco. Hallelujah. Kuba indahemuka si ibintu igomba kwishyiramo, niko guhumeka kwayo. Hallelujah. Imana yacu ni indahemuka. Mbega hari umugabo umwe w'umuhanga yigeze kuzana ikibazo kiri mu bugome mo gakeye. Ngo yarajegera abantu atariko harya muvuga ko Imana ishobora byose? Ati cyane. Ati none ubu yaturemera uruzi itabasha kwambuka. Icyo cyose uracyumva? Ntishoboye byose se? Noneho ubu yaremera uruzi hanyuma bikayinanira kurwambuka. Ariko urumva yabishobora? Yabishobora? Ntacyo. Mbega mu byananiye Imana, mu by'Imana idashoboye no guhemuka nabyo ntibishoboye. Turi kujyana inshuti zanjye. Uyu munsi muvuge ngo senga yavuze ngo Imana ni nyanege nkeya, ntishoboye kubijyanye no guhemuka. Ntibishoboye. Rikoreni yaravuze
ngo nta kintu na kimwe wakora ngo ubuze Imana kugukunda, ngo niyo wabigerageza ntiwabishobora. Imana niyo twese twateranye, kandi noneho twarateranye ngo duchallenginge, ngo tuyereke ko hari dushobora gucogoza ubudahemuka bwayo. Irangije yerekana ko ari indahemuka. Imana yacu ntihemuka, ntihemuka tubyiyumvamo, ntihemuka twaririmbye, ntihemuka. Urabona njye nibaza uriya muririmbyi yavuze ngo naho imitini itatoha inzabibu ntizera imbuto, burya yavugaga iki? Nibaza, urabona iyo uvuze imitini abanyarwanda twahita tuvamo, sibyo? Hari umuvandimwe w'i Burundi narimo mbwiriza, sinzamwibagirwa, narimo mubwiriza ubutumwa, mubwiriza ubutumwa, ndamukunda cyane, yarangoye pe, kandi ubu ngira ngo ntarakizwa. Ndamubwiriza none Paulo yandikiye abakorinto ngo buretse senga, buretse ate kubera iki? Ati ikintu mpfa n'abarokoreye mugira ubusutwa. Ntese ubusutwa gute? Wowe usoma iletere yandikiwe abakorinto uri umunyarwanda ute? Ati ubu nguhaye urwandiko ngo unjyanire i Kigali wagenda urusoma? None mwe mwagiye gusoma iby'abakorinto mubishaka iki? Ndakomeza ndamubwiriza, turabona Imana ni data. Ati nanone buretse, niba Imana ari data iragapfa, iragapfapfana, irakagikuzimu. Ntese kubera iki? Kuko nta mugabo mubi nabonye ku isi nka data, kubw'ibyo iragapfa. Inshuti yanjye, ni data kubivuga gusa kwitubizara, ariko ni data udahemuka, ni data udahindagurika, ni data utameze nka so, ni data ugira neza. Haleluya, haleluya. Niyo twayivuga ko Imana ari mama, ariho ba mama babi, yirarengeye gusa, ni uburyo yabuze uko yadusobanurira. Ni Imana idahemuka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byinshi twavuga mu budahemuka bw'Imana, ariko munyemerere tuvuge bibiri gusa by'ingenzi. Muranyemerera? Kubera iminota si ukubirariraho buri jambo ryose. Ngiye mba numva ry'abaseminaire, mba numva ijambo ryose twarifatira nk'iminsi 5, kandi muzangerageze murebe, simba mbirariraho, nta nubwo twabisubiramo. Kuwa mbere twavuga ibizabyo, kuwa kabiri tukavuga ibizabyo, kandi nanone iminsi 5 yashira tukavuga ngo ntitubirangije, tuvuzeho agace gusa. Ubu ndavuga ko ubudahemuka bw'Imana turamutse tubuvuze, senga yarangiza tugatumira n'abandi bakavuga ibyo tutavuze. Imana ni indahemuka birenze uko tubyumva. Imana ni indahemuka birenze uko twabyigishijwe. Imana ni indahemuka birenze uko Bibiliya ibivuga, kuko Bibiliya yakoresheje imvugo y'abantu kugira ngo byinjire muri understanding at least. Naho Imana ni indahemuka, ni indahemuka birenze uko twabivuga. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bibiri nifuza kuvugamo ubudahemuka bw'Imana. Icyambere ntidusoma, nge ndaza kukubwira kuko nabisomye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 8 ukagera ku murongo wa 9. Yohana yaravuze ngo bavandimwe nimugakora ibyaha, ngo ariko kandi nimurakora n'ibyaha Imana yacu ngo ni Imana y'indahemuka. Unyumve neza, ngo kandi ni intabera mu kutubabarira no kutweza. Icyambere ngiye kuvuga, Imana yacu ni indahemuka mu kubabarira ibyaha no kutabera no kugira neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga arimo yigisha, ngize amahirwe nganira nawe arangije, yari yafashijwe pe, avuga ngo ariko bavandimwe ngo ni gute mukora ibyaha Imana ibareba? Imana mukora ibyaha gute barebesha amaso? Ati ubwo nta n'isoni. Ndamureba arangiye ndamwegera, ariko wavuze ibintu bitari byo. Ntese gute? Imana yo mu ijuru agahezagirwa ko dukora ibyaha ariyo yonyine tureba. Ubu mwebwe muramutse musanze mu rwagwa mwavuga ko nasinze, kandi yenda nanyweyeho gato, ndabeshya? Ubu mwebwe itangazamakuru bano bari hano baramutse banditse inkuru bambeshyera, mwazinduka muyifowadinga. Ati wabibonye se? Wabibonye ku gihe? Wabibonye bizaba ati bikise? Wabonye inkuru ya Senga?
yararigezi n'abanzi n'abatanzi mwaramubivuze siko duteye. Ubundi abarokora ukuntu batikura bavuga ngo dusenge. Nuko ubundi batikura, nuko abarokora batikura. Nono vandi nukuri dusenge noneho. Ese bigenze byacitse bakavuga bakagenda badasenze, suko duteye. Byakuvana Kibagabaga ukazanya Mirambo wagujije amafaranga kuza kuvuga uburyo senga yaguye. Imana iragahezagirwa ko ariyo dukorera ibyaha yarangiza ikicecekera, kuko mwebwe ntimufite n'agace ko kumbabarira, ariko yo n'indahemuka mu kutubabarira no kutweza. Uwitwa Johostin yigeze kuvuga agiye guhaguruka ngo yumvaga afite intege nke, abwira Imana ngo ndagushimiye ko aba bantu bose ngiye kubabwiriza nta n'umwe uzi ukomeze. Ati kuko iyo baze kubimenya buri wese abanyonyumbye ataha. Ntimubone niyo melody hano yigira ibi ngibi, uwaduhinduriza hano Imana iragahezagira. Uwatugira urabona nkuko ufata umwenda ugahinduriza akaduhinduriza. Ngo hari korali imwe Igisenyi, ngo haje ikigo gikora ubushakashatsi, urumva ngo cyakora ubushakashatsi ku busugi. Pasiteri wari uri muri ADPR aravuga ati Nyagasani, baravuga ngo umukobwa basanze ari isugi baramuha moto. Pasiteri aravuga ati ndagushimiye ko twibutse Mana. Moto abara amafaranga, ahamagara bene data korali ati moto zirabonetse. Yakora kuri Cecile atraga pastor nakijijwe mpuze. Yakora kuri Simba ati ngewe ntabwo nakubwiye ariko buri gihe haraho nanyuze. Iragahezagirwa ko ari indahemuka mu kutubabarira no kutweza, mu kutubabarira no kutweza. Wowe cyangwa njewe ntituzi kubabarira habe na busa. Twebwe kare hari umugore waduhaye ubuhamya ku rusengero, ubwo yatwibwire ngo asaga n'ubaye umusazi kubera kutababarira. Umugabo yaramuhemukiye, none umuvuga butumwa ari kwigisha nkuko aravuga ngo Imana irambwiye ngo hari umuntu wananiwe kubabarira umugabo we, nababarira Imana imugirire neza. Aho kugira ngo ababarire ngo yumva niko yatwibwiraga ati ntangira kubwira Imana ngo urashaka iki, urashaka iki. Iyo migisha yihorere sinzamubabarira. Akomeze kumva arasohoka ajya ku biro bya pasiteri. Ageze ku biro bya pasiteri atangira mbabarira se mbabarira gute, yarakapfara. Pasiteri aramwumva ati uyu yabaye iki, akingura ati madamu byagenze gute, toya sinzi icyo Imana ishakaho mubabarirane. Bavandimwe nimuzi wa wundi Imana ngo yababajwe n'umuntu, Imana iramubwira ati saba icyo ushaka cyose ariko umwanzi wawe ndamukubira kabiri. Atuvuze ati nsaba icyo ushaka ariko uriya waguhemukiye ndakuba kabiri. Ati nukuri, ati niba ari indege ndamuha ebyiri, niba ari inzu ndamuha. Ngo atekereze ukuntu yamubabaje, abwira Imana ngo nkuramo ijisho rimwe umukuremo abiri. Urumva ukuntu duteye? Urumva ukuntu duteye? Twebwe abavuga butumwa kenshi dukunda gukoresha ijambo ngo abantu bazakuvuga, abantu bazaguhinduka, abantu harya abo bantu nabo muri Portugal ra, abo bantu bavuga nabo muri Maroc ra, abo bantu ni ngewe nawe. Hahirwa Imana mvuge ngo iki, iragashyirwa hejuru yo kwarinda hemuka mu kutubabarira no kutweza. Hari ijambo nakundiye abarundi baravuze ngo ijya guharira ntiharura, ijya kubabarira ntibanza kubara. Hari icyanditswe kimwe umukecuru yashize mu bikorwa, ni icyanditswe cyavugaga ngo umwanzi wawe nakubabaza
ngo ujye umubabarira uzaba umurunza amakara yaka ku mutwe. Umva uko byagenze. Yapfushije abantu bose muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo arababara, arangije ngo afata umwanzuro wo kubabarira. None ngo abantu bakoraga isanamitima bamubonye bakabona mu by'ukuri acyafite ihungabana, baramaze ngo kumuvana. Warababariye ko kati cyane, warababariye ati nukuri narababariye. Ati gute se? Narababariye ngewe nta kibazo. Ati kubera iki? Ati kubera ko baraduhemukiye kandi simfite uko mbitura, ngomba kubababarira kugira ngo amakara y'Imana nyabarunde ku mutwe. Urumva imbabazi? Urumva imbabazi zacu? Niko kuvuga ati burya hari aho wanditse ko uzaba duhanira. Okay, ndabababariye, none zana umuriro batwi. Yo nindahemuka mu kutubabarira, mu kutubabarira. 2002 nari nyira gasore gato, nagiye kubwiriza ikabarondo. Nari mfite amavuta mudakina mureke ubu ngubu dutangiye gusaza. Mbwiriza ubutumwa yari iminota 25. Harimo umudamu hariya nkajya ndeba gutya, arandeba nkajya mbona risetsa, rimwe akazunguza umutwe akongera akandeba. Nuko ndangije aranyegera ati nkuca amazi nyina ati watubwirije neza ni cyane, Imana iguha umugisha. None sibyo yavugaga wari ukomeje? Ni cyane wari ukomeje. Ati cyane rwose. Ati urabizi neza? Ntindabizi. Ati noneho twegere hino nkubwire. Twegera ku ruhande. Ati koko Imana ngiye yambabarira? Ndatangira nyine ntiyakubabarira, ntabyo ahita babarira. Urabyumva nanjye ati twongere twegere ku ruhande. Abanjyanye muri restaurant. Ubwo yagira ngo abantu batabyumva. Ati ngiye uko ndeba ntumbona utya, ndarengeje. Utese? Ati ngiye ndarengeje. Wakoze iki se? Ati ndi indaya. Indaya Nyamirambo zarakijijwe, indaya mu Bigena zarakijijwe. Ati cyaca kaburetse. Mbonye uko nabwira mba ndaretse nyine. Ati ngewe, ati natwaye abagabo babandi, nasenye ingo, nakoze ibibi gusa. Imana yakubabarira, Imana ati buretse ngwaye sida ukundeba, kandi hari nabona yandusha, none yambabarira. Ntangira kumva muri gihe akantu yakubabarira da, yakubabarira. Arakomeza ati buretse ati kimbuza amahoro kuruta ibindi ni umupasiteri nagushije, mbizi ko ndwaye sida. Ati yambabarira. Turabona iminota yashize, buretse tuzahure tubivuge neza. Ariko nyimbabazi zari zatangiye gushira. Nurabona uzasanga ikibungo niho nkorera, ngenda nta mutima ntibeke umugore ukabije, harakapu mu mutwebwe. Hari Yesu, haleluya, uvuga ngo Imana yacu nindahemuka mu kutubabarira no kutweza, akadukuraho ibicumuro byacu byose. Ubwo nari nkibabwira mwaramutse mwiriwe, sindatangira kubwiriza, turarangiza ryari noneho humura. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ibyo mwigira gasekare kose, Imana ishimwe. Nshuti zanyu, Imana yigeze kubwira Yeremiya, tujye mu bizanditswe. Yabwiye Yeremiya mu bice 3 n'ibice 4. Iramubwira ngo Abisirayeli barampemukiye, bakoze ibizangwa n'amaso yanjye, narabinginze banga kumva. Ngo ugende ubambwirire ikintu Imana yavuze kirakomeye. Irababwira ngo ugende ubambwirire ngo mwebwe mu mitima yanyu nuko mubaho, ngo iyo umugore avuye mu rugo rw'umugabo we yivanyeyo, ngo akagenda agashaka mu zindi ngo rumwe ebyiri, ngo yarangiza akagaruka muri rwa rugo rwa mbere, ngo ntibishoboka, kirazira mu Bisiraheli, uyu mugore ntiyemewe kwakirwa. Ariko Imana irababwira ngo ariko mwebweho mwasambanye n'ibigirwamana, mwasambanye na nyabingi, ubwo ndavuga z'icyo gihe, musambana na Dagoni, musambana n'Imana kazi, mwakoze ibizira. Irababwira ngo ariko njyeweho nimugaruka mu rugo rwa mbere ndabarahiye nzabakira, kuko Imana yacu yo nindahemuka mu kubabarira no kutweza.
Yesaya 57 uhereye ku murongo wa 15. Imana yaravuze ngo genda ubambwirire ngo sinahora ndakaye. Kubera iki? Ngo kubera ko imyuka y'ibyo naremye yashirira imbere y'amaso yanjye. Umuvandimwe yavuze neza ku by'Abisiraheli ngo Imana yarebye igitsure gusa. Urabona igitsure murakize? Umuntu ukize n'uriya muhungu wanjye, kuko ndamureba gusa akabati papa aravuze ngo ngiye kuryama. Ntimubizi ngo yarebye igitsure kwa kuntu muragira gutya gusa. Ngo amagare y'Abisiraheli y'Abanyagiputa ngo tangira kugenda kururuka. Uranyumva neza? Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose mu kubara 6:22 ngo dore uko abatambyi bazajya basabira umugisha Abisiraheli, ngo bajye babashirishaho izina ryanjye, nanjye nzabareba neza. Ngo icyambere ngo bajye bavuga ngo Uwiteka guha umugisha akurebe neza, kuko Imana iturebye neza tugubwa neza. Igitsure cy'Imana iravuze ngo kiri ku banyabyaha. Nshuti zanyu, Imana niyo yifatiye umwanzuro ngo ngewe ndarahiye sinahora ndakaye. Kubera iki? Kugira ngo imyuka yawe nanjye idashirira imbere y'amaso yawe. Ngumva ahubwo icyo nahisemo ngo mbana n'abafite imitima imenetse, ngo ucisha bugufi amaso yanjye nahaba, ngo kugira ngo mpembure imyuka yabiyoroshye. Dufite Imana idahemuka, ntiyamukite kutubabarira no kutweza. Nushake wowe uzabigerageze. Imana ihora yuzuye imbabazi gusa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Urabona ngiye nkunda siyanse kandi ntayo nzi, nicyo kibabaje. Mu ishuri natsinzwe imibare pe, cyakora fiziki yo byari sawa, ariko imibare yaransinze iteka. Iyo nageragezaga nabo nsangaga ari njye ufite iminota y'amanota mabi gusa, kandi impamvu birumvikana. None se x itajiboneka namwe murabona ko bigoranye. X tantoni 3, x tantoni 5, x tantoni 3 ba stepo. Ariko at least nge rero nahisemo kwibaza ku mbabazi z'Imana nkoresheje siyanse. Dawidi yaravuze ngo nkuko isi yitaruye ijuru, ngo niko imbabazi z'Imana zingana. Abahanga baravuga ngo uko isi yitaruye ijuru biri muri infini, biri muri infini. Mu yandi magambo tubishize mu bwenge twavuga ngo uko Imana yatandukanije isi n'ijuru n'umwanya, ni volume yageneye imbabazi zayo aho zikwiye gukwira. Mu yandi magambo ibyo ukora byose ni hahandi urabikorera mu mbabazi zayo. Igutegeye amaboko ngo none hiziguhaze. Icyakabiri, Imana yacu ni indahemuka mu bwivuga mu masezerano yayo. Iyo bobo Imana yacu ni indahemuka mu masezerano yayo. Ubu rero mwigize abatagatifu, ariko ubu mwakagombye kuvuga ati ribo si yego Mana wavuganye natwe kanyarira si ibyo mvuga. Urabona dufite amasezerano angana na Bibiliya ya kabiri. Hari ahantu twigeze kujya ndi kumwe n'umuvandimwe arashyugumbwa. Twari twagiye gusura umuntu w'umukozi w'Imana, noneho atujyana mu cyumba cy'amasengesho, arangije aradusiga arigendera, adusigamo. Arangije umuvandimwe ati ngiyewe senga ndumva kamere yanjye izamutse, ndashaka gusoma kira gitabo. Hari registre nini, registre murazibona zandi twandikagamo imibare, zimwana sana bleu. Afata harimo ngira ngo nka zibiri, akurura imwe ati gaho ncungira nanjye ndebemo, ntinda gucungira. Njya hanze nyine nti reka ubu nagaruka uri gusoma ibintu bye biragenda gute. Ati mbabarira kamere yanze. Asomyeho asanga ni igitabo cy'amasezerano. Mbe fata registre uyuzuza, yari yuzuye afatiye kabiri amasezerano sayo mvuga. Hari amasezerano atavangirwa dufitiye icyizere, yarokotse imyaka n'imyaka. Imana iravuga ngo nindahemuka muri aya masezerano. Urabona ibyo twabwiriwe kanyarira ntitubizi neza niba ari byo, ntitubizi neza niba byaravangiwe, ariko iri ngiri ryo Bibiliya tuvuga ngo ryaravugutiwe, iri rigeze ku muzuro waryo, iri ni ukuri kuzuye kandi ntabyo bakubizwiriye hahandi bitarimo, ni uko utabimenya gusa birimo hano. Haleluya. Imana ni indahemuka mu kutica isezerano ryayo. Twebwe singo icyo nayikundiye, icyo nayikundiye. Reka mbaho urugero. Madamu wanjye yicaye hariya,
rimwe umutipe umwe yaje kumutereta, twendaga gukora ubukwe, araza ariko kinga yigaga i Butare, nanjye nari mu nzira, araza ariko kinga yerekeza i Butare, arambwira ati ndagukeneye cyane, mfite ubutumwa. Nuko madamu aramwemera, nyine barahura, ati ubutumwa nanifite rero, nagira ngo umenyeshe ko Imana yambwiye ko ari we mugore wanjye, ni wowe ugomba kumbera umugore. Cyakora ni ibintu yambwiye ariko ngiye sinabyiyumvagamo, ni Imana gusa ndi kumvira, kandi nyine urabyumva kumvira Imana. Cyo namukundiye, aramwitegereza ati Imana niyo yabikubwiye, ati genda uyibwire ngo ndanze. Asubira i Kigali, nanjye mba ndahasesekaye, sanga Imana rigiye kuntwarira umugore. Ntibaze namwe ngiye sanziza giki, ndamwe ntiwamusubije ngo iki, ati namubwiye ngo genda umubwire ngo ndanze, wagize kora hano hanyuma izazi twibwirire. None tubyaranye abahungu babiri. Umva icyo shaka kuvuga. Hashize ibyumweru ngira ngo 2, wa mutipa aramuhamagara ngo Imana yambwiye ngo yisubiye ngo kubera ko yasanze udashyitse. Ibaze nawe, iyo Mana ni twebwe, ntabwo ari yo mu ijuru. Iyo mu ijuru yo iravuga ngo nuko utakwizera yihora ari uwo kwizera. Haleluya, haleluya. Muravyibuka uko yabwiye Sara, ikamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzakugarukaho. Sara abyara umuhungu. Sara aho yarara barasetsa ate ariko Mana, abagabo buma hariya bambwiye ko abagabo bakunda kurya n'ubundi murahaza amanyama nyonyonyonyonyo. Ngo Imana biramwumva ati sawa uvuze ngo iki, ati ngewe ati ntacyo mvuze. Nk'abagore bose bibashye, ati urasetse wibeshe. Ngewe rero nzakugarukaho ngusetse by'ukuri, nzaguhereza Isaka. Byasobanuraga ngo useka, uw'Imana isekeje. Nubwo twebwe tutizera, yo niyo kwizerwa. Yesu yarabikabije mu mvugo ikabije, yaravuze ngo iyi si niyo yakurwaho n'ijuru rigakurwaho. Ibyo biroroshe aho gukura inyuguti gusa kw'ijambo n'amasezerano Imana yavuze. Hanyuma narumira ririmba ngo nubwo isi yavaho n'ijuru rikavaho ntidutinya, kubera ko wasezeranye azaturemera isi y'amasezerano. Yarakoze yo kabyara ko idasoza bitewe nuko tuyizera. Twebwe wowe nakumanipira cyo kimwe nuko we wamanipira. Reka mbaho urugero. Urabona ukuntu mvuga, sinzira mu mitima mufashwa, sinzira mudafashwa. Yenda hari nuvuga atari kuri uriya mutipe bamuvanye, ariko ngiye ndanamwanga simbizi. Yenda hari nuvuga ati ndabakunda, ariko mudu yanyu irajuwa. Ariko Imana si uko iteye. Ntabwo ari uko wayishimiye wasetse. Niba yaravuze ngo ndi Imana yawe, ni Imana yawe. Ako ibyo birumvikana ndi. Haleluya, haleluya, haleluya. Abasheri bacu babanditwa, abasheri bacu bamwe turirimbira, tukabaririmbira, tukabatera imitoma ati sheri nzakubera moto muri amboteyaje, ibaba we nkubere bote mu muganda. Urabaza uko tubivuga, tukabatera imitoma yebaba uraramutse sheri. Babana uzageze nimugoroba wabyibagiwe, nibwo uzamenya sheri uko bimera. Hajya kureba ati nukuri kw'Imana ndaguko se kurira ati ni wowe, ntawu ni wowe. Uzabyibagirwe, uzamenya sheri uko bimeze. Ariko Imana yacu si uko iteye. Nabuze uko mbivuga, si uko iteye. Iradukunda gusa. Nindahemuka mu bizivuga, nindahemuka mu byivuga. Ubu nyine ndi kubahereza ibya konseri mu Baroma ibice 15 umurongo wa 7 ugakomeza ukagera ku murongo wa 10. Handitse amagambo meza cyane. Paulo yaravuze, aravuga ngo icyatumye Yesu yoherezwa, ngo icyambere ngo kwari kugira ngo Imana isohoze isezerano yasezeranye n'abasogokuruza bacu. Icyakabiri ngo kugira ngo Imana igaragaze ko ari indahemuka mu byivuga n'ibyo yasezeranye. Nshuti yanjye,
uwo Yesu rero niwe wari kuba izingiro, ni nawe zingira iteka ry'ibyo tubwiriza. Si uko twabuze ibyo tuvuga, nuko ari we cyitegererezo cy'ibyo Imana ivuga. Kubera iki? Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo rega iby'Imana yasezeranye byose ngo muri Kristo Yesu nimo yego iri, ngo natwe tukikiriza ngo amena bibe bityo. Bavandimwe, burya Yesu niwe cyitegererezo cy'iby'Imana yavuze, iby'Imana yasezeranye byose bisohorera muri we. Amen. N'indahemuka mu kudukiza no kutugirira neza. Haleluya. Kuva nabaho mbonye sigaje iminota 3 niba atari 5, kandi sinyirenza. Narinje kubabwira ibintu bibiri by'ingenzi. Hari n'ibindi, reka mbereke ijambo ryantangaje. Ni Paulo waryandikiye Abaroma, ngira ngo ni 11:28, 10:28. Aravuga ngo Imana, ngo impano yayo no guhamagara kwayo ngo ntibijya byicuzwa. Wari ubizi ko iguhamagara ukayibera ikigoryi, ku buryo nk'abamarayika babwira ati ariko kira kintagaze wakiretse, ikavuga ati suko nteye yo namuhaye Imana impano sinicuza. Uratekereza ko atangiye se kwikoresha ibizira no kugucuruza wowe, tuzibonanira umunsi umwe ariko sinicuza. Uziyo nagize ubwoba bwo kubwiriza, hari ijambo rimwe risubijamo imbaraga. Uzi ryari ryo? Paulo yaravuze adukura ku bintu umugani w'ababandi ibice 9 umurongo wa 10 n'uwa 11, ngo Imana ngo niyo yonyine izi ibyishingiraho, ngo ijya guhamagara umuntu mu bintu itaduhishuriye byahishwe, ngo nibyo birimo. Niyo yonyine ibyizishingiraho ivuga ati mpamagaye Senga. Muvandimwe yavuze ngo ariko Senga ngo uri iki kugira ngo niyo melody guhamagara? Ubundi niyo melody yo ni iki kugira ngo impamagare? Ko ariyo yayo. Turi kujyana mu yandi magambo, impano yabahaye kumera gutyo ni nayo yampaye nanjye kumera gutya. Ni nayo mpamvu ntacyo dufite twirata uretse grace. Grace, ubuntu gusa. Ubuntu ni iki? Ubugenzuye neza wasanga bubogamye. Ubundi yashingiye ku kinyine, kandi uyibajije iravuga ngo ni ngewe ngenyine uzi ibyo shingiraho mpamagara abantu. Imana wamuhaye ko atangiye kuvangirwa, sinjya nicuza, niko nteye. Dufite Imana y'amasezerano. Dufite Imana iyo ngiye guhaguruka nanjye ndayibwira ngo urabizi neza ubundi wambonyemo iki? Urabizi ko tubwije Imana ukuri. Urabona kera baduhaga nk'iyo abantu bahungaga, ugasanga baguhaye kwandika abana muri compassion, washyiragamo na bene wanyu. Siko duteye? Ugashyiramo bene wanyu kandi bafite se na nyina, kandi kriteri ni ukureba bacitse ku icumu rya genocide. We wavuye Masisi, urumva ntabwo urimo, ariko baguhaye akanya ukavuga ati ncomekera muri aka kana. Rimwe rimwe ukagahindurira izina kitwa name, ukagahindurira buntu kugira ngo kajyemo. Suko duteye? Ariko Imana yo ndababwiza ukuri, nabonye ahantu tutakwishyiramo. Iza kuvuga ati Senga noneho nguha cyakora uvugisha ukuri, toranya abavuga butumwa. Nari kwibwira ngo ngewe sindimo, ndabizi ko ntakwiriye, kandi himbazwe ngo yahamagaye abanyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyambaraga. Muri Luka no muri Matayo, Luka 10 hanyuma Matayo 11 umurongo wa 25, ngo Yesu nibwo yishimiye mu mwuka aravuga ngo ndagushimira Data nyir'ijuru n'isi, ngo yuko ibingibi wabihishije abanyabwenge ugahamagara abaswa n'abana bato abatamenyekana, ngo arabirondora aravuga ngo kuko ariko wabishatse Data. Yarakoze guhamagara twebwe, yarakoze guhamagara new melody. Ngewe naririmbye muri korali, ariko ubu ndirimbye mwahita mwitahira, ndirimba nabi gusa. Nanjye ndabizi uretse Imana ndirimbira ntabwo natinyuka ubundi, ariko kuko ariyo ndavuga nti wumva urujwi n'ubundi wumva umutima. Ariko niyo melody mujye mwumva ukuntu aririmba nk'abamarayika, ni niyo melody kwera. Ubundi kuko ingiye itabimpaye se ifite ibyo yashingiyeho, nizivuguruza no mu guhamagara kwayo, nizivuguruza. Cyane ikundira nta waguteranya ngo abonye ibyo akora. Abanyarwanda turakajya mu ijuru, twebwe duteranya umuntu gusa kugira ngo n'abahombe turatugabane n'ibyanga bimeneke. Wabona gasoko ahantu bakaguca inyuma ngo murebe muri Rwanda Revenue ngo yase yishyuye imisoro. Suko duteye ngo isoko sukunde rujyemo, oya akomeza ajye hasi.
Imana ntawiza ninde ntawaza ngo aduteranye ikwemera ukuri. Dufite Imana y'indahemuka, muzivuga muzikora, ni Imana y'indahemuka, ni boss, ni boss. Yagiye ivuga amagambo akomeye ati ngewe urabona Imana ariko ubwo iminota 5 asigaye umwereka niyo ngezo. Urabona Imana uko iteye. Brother, ngwino nkubwire ngwino nabonye wowe wafasha kubwiriza. Witwa nde? Edgar. Akaye mazina nayo kweli. Edgar. Nibaza kwitwa nka Emmanuel nawe uri mukuru bana. Edgar. Urumva Edgar uyu nguyu. Imana ivuga ni nawa. Ubwo turi muri 2019. Kakubwira Edgar, nzagukoresha. Ndi kumwe nawe. Nzakuzamura. Ninjye Uwiteka ubivuze. Urabizi ukuntu bituzamukamo. Urabizi? Kavuga tuhimbazwe. Niyo waba waburaye buryo wumva kantu kagiyemo. Kavuga turakoze Imana. Muri 2019 uko iteye. Ikavuga ati kandi ngewe nk'Imana nzabisohoza muri 2025. Ihita iva muri 2019 ikagutangira muri 2025. Ikavuga ati ngewe niho mpagaze. Nono Edgar diwe akajya abwira Imana muri 2020 uri hehe Uwiteka? Si wavuganye nanjye. Ngewe nageze aho nakubwiye ko nzasohoreza. Niko nteye. Turi kujyana. Ukebye ati noneho ndapfuye we. Aturapfuye ntabari urugamba rugeze mu marembo. Haleluya we. Imana nkakura kugira ngo bateye ibisasu ngo Rusizi. Kavuga ati Kigali turapfuye bitaragera Nyabarongo nta kikora. Imana bageze Nyabarongo senge birandeba. Baba batangiye gukomanga Kicukiro kavuga ati niho mpagaze. Mureke turabonana. Dufite Imana itabesha. Dufite Imana yo kwizigirwa. Hahirwa abayitegereza bonyine. Dawidi yaravuze ngo ngewe maze kubona Imana uko iteye ati mba nararabye we. Iyo nizere ko iyi Imana twiringiye nzarebera kugira neza kwayo nyiri mu isi yababaho. Aravuga ati mbagiriye inama nimwizere Uwiteka, nimutegereze Uwiteka. Nongeye kusubiramo nimuyitegereze. Amen. Amen. Ariko se ubu iyi minota yigiye ite koko? Imana ibampera umugisha. Sasa twiririmbire turirimba ubudahemuka bwayo. Budahemuka kera nkiri muto n'ubu sindasaza ariko kameme nigeze kuba muto kurutaha. Hari ibintu nangiraga abasaza. Twabaga twifitiye ibintu by'umwuka twaririmba ukumva ravuga ngo rega muracyari bato. Nkumva namubwira no se twebwe batimana ntitubamo. None ya ndwara nanjye natangiye kuyandura. Yo kureba umuntu amubwira ngo rega uracyari muto kubera iki? Hari ubwo umuntu mureba akabona akubise imigeri ngo irejejwe, wareba ukabona ni imigeri gusa. Ukabona ni imigeri gusa pe. Ariko reka nkubwire muri misi zakwereka ko Imana ari ndahemuka. Imana itaharara. Imana idaharurukwa. Akariko nsorezaho. Tugihamagarwa tugikizwa. Namwe byababayeho ndibaza. Hari ubwo abwiraga Imana ati Imana mbabarira noneho ndakabije. Mbabarira pe. Ndakwinginze ukabyaro. Mbabarira n'ukuri. Ikongereka ko babarira ejo kagaruka. Imana bambonye ariko nongeye. None ku izina ry'Imana mbabarira ninongera uzanyica. Mu gitondo ukagira gute ukongera. Ukaza usa n'witora toza ati noneho nyica kabisa. Tariko wihanganye rimwe ukambabarira noneho ugatugira ati kumusaraba n'ukuri kw'Imana ntabwo nzongera. Iyo utangiye kugira utyo ntabwo urenza 30 minutes utarongera. Ukabwira ati noneho mbivuyemo. Ndabiretse. Wagira gutyo utaziraho byavuka ukabona byongeye. Watangira guhimbaza nkuko baririmba naho ugahimbaza kuva satara bati nawe uraririmba ugahagarara naho guhagaritse. Kavuga ati Nyagasani we. Bikaba nka kwa kundi umwanditsi wanditse igitabo cy'umugenzi aho yavuze ngo hari uburyo ubuntu bw'Imana bukomerezwa mu mutima w'umuntu. Haleluya. Satani yasukamo umuriro, Yesu agasukamo amavuta,
ukajya wibaza ngo ndamutse nte, mbega ndacyari umukristo nte, kuko yarahiye ko atazatureka kereka niba ikiganza cye yatwanditse mu kiganza cye, yatwanditse mu kiganza cye, yaduciye nk'ukimanzi ntiyumva amabwire ya rubanda. Hari ikintu ngewe ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, hari ikintu nakize, ni ukurega abantu ku Mana, ni nko kurega uregaho. Ni nakubwira ngo senga arandambiye, ujye witonda izaguca inyuma. Ibyo mvuga urabyumvise? Hari kubwira ati ndambiwe ibyaha bya New Melody. Waba ukivuga ati mwarakaje Imana, mu gihe ugihumbura ugasanga amavuta yiyongereye, ati Imana ubigenjeje utese, none se uruzi ko nteye nte nyine ndababarira. Yabikoze nde? Yabikoze Yona ngo ati genda uburira abantu binenewe, ati ndakuzi no kubabarira kwawe ndakwiyamye. Genda ubabwira ngo mu minsi 40 baraje bapfe, hatani bari ugupfa ndagenda. Nyuma y'iminsi 40 ati yo ndabababariye we, inyurwa manuma irakahezagirwa. Ngwino pa, ngwino Yesu n'umwami. Niba wowe ucyumva wuzuye ibizaha utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, dufite umugabo umubabarira ibyaha, dufite umugabo umutabanza kukubarira. Twese niko twari tumeze, nkubone twikarakasa aha, ni ibinyabyaha gusa byababariwe. Ngufite inkuru nziza yuko Yesu agukunda. Wikwita hari ijwi rimwe rikwinginga rikubwira ngo rega naje gushaka no gukiza cyazimiye. Nshuti yanjye, witakaza amahirwe. Niba utaraha Yesu ubugingo bwawe, rambura ikiganza. Ubwo kandi ngo barimo barandeba, ninde ukwitayeho hano? Rambura ikiganza nyabone, wumvirira ijwi rikubwira ngo ndagukunda, wumvirira ijwi rikubwira ngo ni ngewe ukubabarira ibicumuro byawe, ngasibanganya ibyo wakoze. Niba uraha nshuti yanjye, rambura ikiganza. Yesu ni wavugana nawe. Niba utaraha Yesu ubuzima, rambura ikiganza. Wambabariye niba uhari n'ukuri ntitugenderaho nawe ngo ugende utyo. Yesu aragukunda. Habuze n'umwe kwere, cyakora he kugira umbeshya. Hari wavuze gutya, umwe aravuga ati reka mpfe guhaguruka umuvuga butumwa adakorwa n'isoni, wizinkoza nge ntazongira. Ndavuga utarakizwa, taraha Yesu ubuzima bwe. Wasanga urimo urabitekerezaho cyangwa urimo urafata amashusho ntawamenya. Yesu abaho umugisha, Imana ibagirire neza. Dufite umugabo w'indahemuka. Ni indahemuka muki? Mu bintu bingahe? Cyo mbakundira mwabyongeyeho. None se byose se no kutatubabarira? Hoya, ni indahemuka mu kutubabarira ibyaha byacu no gusohoza ijambo yavuze. Aragahezagirwa ibihe byose. Tumwongera amashyi Yesu. Amen. Amen. Tugiye kumwongera amashyi.